ntuzaba ukomeye aca mu bintu bikomeye. Ntuzabona umuntu ari kugenda buriya niwifuza impano yundi uzabanza uce mu bintu yanyuzemo, uzabanza uce ku ikosa yaciye. Yego, nahawe impano mfite umuhigo uvuga ngo mana, abantu benshi basenze Imana ya Daniyeli, abandi basenga Imana ya Pawulo, abandi basenga Imana ya Eliya na Elisa. Ndavuga n'Uwiteka abo bose barapfuye, nyemerera uyu munsi abantu tuzaja dusengana baje basenga Imana yanjye, hanyuma baje bavuga ngo Imana ya Aline, nshimye Imana k'ibyo bintu byose yabikoze. Ntabwo ari uko kwiyemeraho, ntabwo ari uko ukabya inkuru, ntabwo ari uko kwirariraho, ahubwo nshimye Imana ko Imana yahinduye amateka. Umuntu wese nsenganye nawe, ari umurwayi, ari afite icyifuzo, kuri ngubu Imana isigaye yarahinduye amateka